Ndabasuje nanone mbaye ikaze mu biganiro byacu turi kuri Mwami Hustles, tuje kuganira byimbitse ku makuru arimo aravugwa ajyanye n'iyi projet ikomeye ya Pi Network. Tariki ya 12 Werurwe 2026 n'ejo bundi 12 z'ukwa gatatu uyu mwaka ni tariki ivugwa cyane nk'igihe cy'ingenzi cyane kuri Pi Network bitewe n'itangizwa rya PyDex. Iki gikorwa gifatwa nk'intambwe ikomeye izagerageza no gushimangira icyizere ndetse no kubaho kwa Pi Network ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe isoko ry'ama-cryptocurrency rikomeje guhangana cyane ku isi, iyi tariki ifatwa nk'umunsi ushobora guhindura amateka ya Pi Network. Itangizwa rya PyDex ntifatwa gusa nk'iyongerwaho rya tekinike, ahubwo ni intambwe ya politiki n'ubukungu ishobora kugira ingaruka ku gaciro ka Pi, icyizere cy'isoko ndetse n'igihe kirekire cy'ubuzima bwa ecosystem ya Pi. Iyi nkuru yakomeje gukwirakwira nyuma yo kugarukwaho n'amakonti atandukanye ya X, aho amakuru yavugaga ko iyi tariki ariyo izahindura bikomeye azaza ha Pi, noneho Pi ikagira icyerekezo gishyashya bitewe n'uko PyDex izaba itangiye gukora. Ku muryango wa Pi Network uvugwaho kuba urimo abarenga miliyoni 100 z'abitwa abapioneer ku isi hose, iyi tariki ishobora kuba intambwe nshya. Ikibazo ni ukumenya niba Pi Network izinjira mu cyiciro cy'iterambere ryihuse cyangwa se izahura n'imbogamizi mu kwemeza neza uburyo ubukungu bwayo bukora. Ku gitariki ya 12 Werurwe 2026 ifatwa nk'ihinduka rikomeye. Mu by'ukuri PyDex si urubuga rusanzwe rwa Web3. DEX Decentralized Exchange ni isoko rikorera ku ikoranabuhanga rya blockchain rituma abantu bagurizanya cyangwa bagurana amafaranga mu buryo butaziguye, icyo twita peer to peer, bushingiye ku masezerano y'ubwenge, smart contracts. Rero PyDex itangiye gukora neza nk'uko byitezwe, ifaranga rya Pi rwose izinjira mu cyiciro gishya kijyanye n'agaciro kayo ku isoko. Kugeza ubu ibiganiro ku gaciro ka Pi byibandaga cyane ku bitekerezo by'abashyigikiye no ku gitekerezo cya GCV Global Consensus Value, ariko DEX ubwayo ikora neza ituma igiciro gishingira ku itangwa n'igisabwa nyakuri ku isoko. Niyo mpamvu itangizwa rya PyDex rifatwa nk'igikorwa kizagena agaciro, kuko imbaraga z'isoko zizatangira kugena igiciro mu buryo bufatika. Reka tuvuge GCV n'imbaraga z'abarenga miliyoni 100 z'abapioneer bari ku isi. GCV Global Consensus Value ni igitekerezo cy'agaciro gishyigikiwe n'umuryango wa Pi. Kuba Pi Network ifite abarenga miliyoni 100 rero ku isi, ibi ubwabyo ni imbaraga zikomeye, kuko mu rwego rwa crypto imbaraga z'umuryango zishobora guteza imbere kwakirwa kw'ifaranga, kongera ubucuruzi, liquidity kazamuka no kuramba k'umushinga. PyDex rero ishobora gukurura igice kinini cy'abapioneer mu bikorwa byo kugurana no gukoresha Pi, ibyo bya swap. Imbaraga z'umuryango zishobora gutuma ecosystem ya Pi irushaho gukomera. Ariko PyDex iramutse itangiye gukora, abayikoresha bakaba bake cyangwa ubucuruzi bukaba atari bwinshi kuri iyo platform, nanone byashoboka ko DEX yahura n'imbogamizi ntibigire uruhare runini cyane rwaba rwitezwe n'abapioneer ndetse yenda na projet muri rusange. Itangizwa ariko rya PyDex nanone rifatwa kandi nk'igerageza ryo kongera icyizere. Mu isi ya Web3 icyizere gishingira ku mucyo wa tekinike, ituze rya ecosystem no gushyira mu bikorwa neza gahunda zatangajwe. Abasenguzi, abadeveloper n'abashoramari bazareba niba ibikorwa by'ubucuruzi bikora neza, amasezerano y'ubwenge smart contracts akora nta kibazo, ndetse n'abapioneer bakagira uruhare rugaragara. Ibi nibyo bizatuma igihe PyDex izaba itangiye mu by'ukuri izahita ijya mu murongo mwiza wo kugira ku ntego no gutuma Pi nk'ifaranga ari ikintu gikoreshwa kandi kikazamuka mu gaciro. Iyo umushinga usohoza ibyo wasezeranyije rubanda, icyizere ubundi kiriyongera,
ariko iyo habaye ibibazo bya tekiniki izina ryabo rishobora kwangirika nk'uko abapayoniya bamaze imyaka 7 bategereje. Ariko gutegereza ku rundi ruhande nubwo bigora, ariko iyo utegereje uzi ngo hari ibintu birimo kubakwa, hari umusingi urimo kubanza gukomezwa nanone, aba ari ikintu cyiza kubera ko ubuzi ko igihe cya kintu kizagira hanze kizaba ari ikintu gifatika, kitajigajika kandi kidasubira inyuma. Uyu munsi itariki ya 12 z'ukwa gatatu uvugwaho kuba ushobora kuzagena niba Pi Network zaramba mu gihe kirekire. Mu isi ya crypto hari imishinga myinshi yagize icyerekezo cyiza, ariko igatsindwa, cyane cyane igatsindwa no kubura ecosystem y'ubukungu ikora neza. PyDex ni nka moteri y'ubukungu muri blockchain ya Pi Network. PyDex rero izafasha Pycoin gukoreshwa cyane, gushyigikira porogaramu zitandukanye no kongera imikoreshereze yayo. Ubukungu bwa Pi ahangaha bushobora kuzakomera cyane. Ariko ushobora kwibaza uti ese ibi bivuze iki kuri Web3 muri rusange? Itangizwa rya DEX ni ikimenyetso cy'uko umushinga ugeze ku rwego rukomeye muri Web3, rituma habaho ubwisanzure mu bucuruzi butanyuze mu bigo by'inyongera, mbese ubucuruzi bukaba decentralized, bigatuma abantu mbese biha service, batanga service mu buryo bwa automation ya system, kandi nta buriganya, byose ari ibintu byizewe. PyDex rero iramutse ikoze neza, Pi Network ishobora kwigaragaza nk'imwe mu mishinga minini ya blockchain ishingiye ku muryango, bikaba byakurura abadeveloper benshi, ba rwiyemezamirimo n'abafatanyabikorwa bashaka urubuga rufite ubushobozi bwo kwaguka. Ibibazo nako nanone bishobora kuvuka, ariko hayacyari icyizere nubwo ibibazo bishobora kuvuka, birimo nk'ibibazo by'umutekano w'amasezerano y'ubwenge, abantu bazaba batamenyeye gukoresha ubushobozi bw'urusobe, ndetse no kwakira ubucuruzi bwinshi, ugasanga abapayoniya bazaba batangiye kubukoresha ntibarabumenyera, ibyo bishobora kuzaba imbogamizi. Ikindi, umutekano w'amakuru ndetse n'amabwiriza y'amaleta atandukanye nibyo bizashobora kuba imbogamizi, ariko buhoro buhoro n'amaleta azagenda yumva iyi gahunda ndetse n'intego za Pi Network. Isoko rya crypto rifite ihindagurika rikomeye muri iyi minsi, kandi uko umushinga utangiye nibyo bigena uko uzabonwa mu gihe kiri imbere. Dusoza rero, iyi tariki ya 12/2025 ishobora kuba umunsi w'ingenzi mu mateka ya Pi Network, kubera itangizwa rya PyDex. Ushobora kuba umunsi wo kugerageza kongera icyizere no kugena ubuzima bwa ecosystem ya Pi buzaba bumeze nkaho butangiye kuvuka bundi bushya kandi bufite gukoreshwa n'abantu. Pi Network ifite amahirwe adasanzwe kubera umuryango mugari uyishyigikiye, kandi iki nicyo gitegesa naho itsindisha imishinga myinshi ya crypto, kubera ko iba nta usability umushinga uzaba ukavuka mu mezi 6 gusa ugahita ujya ku isoko. Aba ari byiza ku bantu ba joininze uwo mushinga kubona ujya ku isoko, ariko nanone iyo udafite abawukoresha abawurimo bafatika, wa mushinga nanone uhyping igihe gito, ariko mu gihe kiri imbere mu mezi make ukongera ugasubira hasi. Ariko niba itariki koko izaba intambwe yo kwemezwa ku rwego mpuzamahanga cyangwa igahinduka igerageza rikomeye, bizaterwa nuko tekinike ya Pi Network izaba yiteguye, uko umuryango uzitabira, nuko gahunda zizashyirwa mu bikorwa. Ikizwi neza nuko tariki ya 12/2026 atari umunsi usanzwe ku ngengabihe ya Pi nk'uko bigarukwaho. Ku muryango wa Pi n'abarenga miliyoni nyinshi bawurimo, uyu munsi ushobora kuba intangiriro y'icyiciro gishya mu iterambere rya cryptocurrency na Web3 muri rusange ku isi, biciye muri Pi Network Project.